babona ko bikwiriye ko bayaca, nubwo nuko byagenze. Murakoze. Icyatumye nkunda Samuel cyane, Samuel ni umuhungu mwiza. Samuel navuga noneho kubera ko ndi n'umugore we, n'umugore mwiza, n'umugabo mwiza cyane, kubera ko igihe nari ndi wacu nkiri umukobwa yajyamba hafi, nyine nagendaga ndwara nawe akamba hafi, akagenda nsengera, nyine byatumye nkomeza kumukunda. Nasanze atari umuhungu w'indyarya, nasanze atari nk'abubu, ni umusore mwiza kandi ndamushimira kuba yarankunze nanjye nkaba mukunda. Mazina nitwa Samuel Himbazwe. Icyo wakwise Samuel Himbazwe? Samuel Himbazwe mu byumvikana navutse nsanga nareswa amazina, ariko nza kugerageza kubaza izina Samuel ahantu ryaturutse, nsanga muzehe ariko ahantu hakomeye aho yari yatekereje ku kuntu umuntu witwaga Samuel yahuye n'ibintu byari bisa naho bitunguranye ku babyeyi, yavutse asa n'uwari ukenewe cyane, noneho abasha kuba yaza mu gihe nyacyo. Imana imwita umubyeyi we aza kumwita Samuel kuko yari yavutse akenewe, amutura n'Imana. Niko nanjye kunyita gutyo, bivuze ko hari ubwo yageze igihe asaba, ndavuga umubyeyi wanjye asaba ko Imana yamuha umwana w'umuhungu, ubwo nza kuvuka ndi nk'igisubizo mu bibazo yari yashatse ko byasubizwa n'Imana, niko kwitwa Samuel. Yari afite abana b'abakobwa, muvuka muri abana bangahe? Njye mvuka ndi uwa kabiri, uwabanje yari umukobwa, ariko we yambwiye ko yifuzaga ko umwana wavuka wa mbere yaba ari umuhungu. Ubwo niko kuvuka nkurikiye umukobwa, ariko urumva nari nkenewe nk'uwakabaye ndi uwa mbere. Papa na mama bariho? Papa na mama bariho. Uvuka he? Utuye he? Ututse? Utukwakira uvuye he? Ubu nturutse mu karere ka Bugesera, ni naho mvuka, niho nakuriye kuva ndi umwana kugeza ubu niho nkiri. Tugira umugisha wo kukwakira, ariko nanone twabonye ufite ikibazo gikomeye ko nta maboko yombi ufite. Niko wavutse? Ntabwo ariko navutse, ibi mubona ni igihe gito gishize bibaye, kuko n'umwaka nturuzura. Ntabwo uruzura. Nakoze impanuka kuri 24 z'ukwa 12 2021, urumva ntabwo ari wuzura. Ni impanuka. Ubusanzwe nsanzwe nkora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, naje kugiramo ikibazo mu kazi nk'uko bisanzwe n'abandi bijya bigenda. Igihe nari ndi mu kazi mpurirayo n'ikibazo cyo kuba umuriro wamfatira mu kazi. Wize ibijyanye n'amashanyarazi? Yego. Wize he? Nize mu Ruhango, mu karere ka Ruhango niho nize. Noneho ubwo mpura n'impanuka muri ubwo buryo ikomeye cyane, kuko umuriro wamfatiye hejuru. Ubwo nari ndimo gukora installation, ubwo birangira ngiye kwa muganga, bitewe nuko nafashwe amaboko, biba ngombwa ko abaganga babona ko bikwiriye ko bayaca, nubwo nuko byagenze. Yego. Ubuzima bwawe mbere yuko utaracika amaboko, yego, wari ubayeho ute n'abandi bana, umusore ushakisha, ababyeyi bakubona, hanyuma wari ubayeho gute? Uyu munsi byaje kugenda gute nyuma yo kuba waracitse amaboko? Mbere nari umuntu ukunda gusabana cyangwa kubana n'abantu, nkakunda no gukora cyane, nkunda umurimo nk'uko byumvikana, n'undi nsa n'uwagiriye impanuka mu kazi. Byari ibintu bisanzwe umuntu abasha kuba yakitega ejo hazaza heza, nkabigeragereza mu gukora cyane. Ariko nyuma yo kuba habayeho ikibazo nk'iki byaje guhinduka. Kubaho biragoye, birumvikana, ntabwo mbasha gukora. Nakoze impanuka ndi ingaragu. Ntabwo nari mfite umugore, cyakora icyo gihe nari mfite umukobwa twakundanaga. Twari dufite gahunda yo kubana. Mu gihe cya vuba cyane, nta nubwo ari gushira nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 kugira ngo dukore ubukwe. Ariko ntabwo byadukundiye ko ubwo bukwe buba, ubwo nahise nkora impanuka. Cyakora ambera intwari, ntabwo yigeze ndeka nubwo nacitse amaboko. Twaje kubana. Ni inkuru
y'urukundo yabitangaje rero ucitse amaboko umukobwa kugumaho ntiyafata umwanzuro wo kukureka. Ni gahunda y'Imana, ntabwo njya ngira ukuntu nabisobanura. Nanjye birantangaza. Famiye zari zibizi, imiryango yari ibizi ko umukobwa mukundana? Bari babizi ko uwo mukobwa dukundana. Ariko ntabwo twari twakajya no mu murenge ngo tubashe kuba twabishyira ahagaragara buri wese abe yakumva ko ari ngombwa ko. Oya, ntabwo twiganye. Twahuye mu buryo nk'uko n'undi nawe ahura n'undi akamukunda bagatekereza ko baba abana. Wari warabibwiye umuryango? Nari narabibwiye umuryango ko dufite gahunda yo kubana, nabo bari barabyemeye, ntabwo bari bagizeho ikibazo. Uyu munsi noneho ugiye kwa muganga umaze gukora impanuka, abaganga bagutegetse ko bagiye bagusabye guca amaboko yawe. Yego, niko byari. Ntabwo byari byoroshye cyane ko nsubira inyuma gato nkora impanuka kubwo kuba nari nkundanye n'uwo mukobwa. Mu mutwe bisa naho byivanze nkikora impanuka kuko ubwenge bwahise bubura, ariko Imana impagaye gato yagashobora kuba kari nko mu minota 2 igihe nari ndi kwa muganga aho babanje kungeza, ubwenge busa n'ubugarutse gatoya. Noneho mu gutekereza gatoya numva ko nta wundi nkwiriye kubwira ikibazo kimbayeho mbere, nsaba uwo wari uri hafi nari mbonye nkangutse, musaba ko yampamagarira uwo mukobwa twakundanaga ngo mubwire ko nakoze impanuka. Arabinyemerera, aramuvugisha, noneho mubwira ibyabaye, nawe ahita afatira haraza kundeba kwa muganga. Yangezeho kuva icyo gihe kugera no kwa muganga aho narindi nivurije kurinda nkize ni Kanombe, hose niwe wari undwaje, niwe waje kunkurikirana. Yego. Papa wawe nta mama se? Abandi bo ntabwo baba kwitayeho cyangwa nuko yabisabye kugira ngo ukurwaje? Ntabwo byoroshye, ariko niwe wabisabye kundwaza. Ku ruhande rumwe hari igihe byari gukunda ko mbona n'abandi bavandimwe ku ruhande bashobora kuba baza kumfasha, ariko ntabwo yabishakaga. Yumvise ko angiriye impuhwe bikabije, ahita aza aba ari we undwaza. Samu, ukora iyi mpanuka wari he? Tubwire impanuka. Nkora impanuka. Watangiye gute? Warugiye mu kazi? Bwarakereje mu kazi? Nararanye akazi ko ndabyuka njya mu kazi bisanzwe, ndabyuka ngera ku kazi n'uburyo gateye. Ntabwo nakoraga ikigo, narikoreraga. Ntabwo nakoraga ikigo, ahubwo nakoraga ku giti cyanjye, nk'ibiraka bisanzwe. Noneho ndagenda ngeze mu kazi mbona akazi uko gateye n'ibikoresho gutyo, ntangira gukora. Ubwo ibyabaye ntangiye gukora n'ibyo namenye byabaye imbere, ibindi ntabwo nabimenye nisanze kwa muganga. Warahanutse hejuru? Oya, ntabwo nahanutse, ahubwo umuriro wamfatiyeyo. Bwo guhanuka hari uburyo n'Imana yagiye ibikora, ntabwo nta n'umwe uzi ngo nageze hasi gute. Yego, namanutse gakeya kuko ntabwo nigeze mvunika amaguru, nanjye ntabwo mbyibaza. Ntabwo njya mbisobanukirwa. Leta yo kujyana kwa muganga, umuriro waciye mu maboko se? Watwereka amaboko niba ntacyo bitwaye? Yego, aka niko kaboko kasigaye, n'akandi niko kameze. Umuriro wafashe amaboko, noneho urinjira, ariko umuriro ushakisha aho usohokera, ubwo amaboko urayashwanyaguza. Ubwo basanga ko n'imitsi yangiritse byose ntacyo byamara batayakuye, ahubwo byazatera ikindi kibazo. Nk'abaganga bahita banzura ko bagomba kugaca. Ubwo habanje gucibwa kamwe, n'akandi mu gihe kitari mu byumweru nka 2 nako bemeza ko ari ngombwa ko gacika, abonaga kari kwangirika cyane. Nta kindi nari gukora, ubwo nemera ko bagaca. Birumvikana ubuzima bwahise bukomera, ubu dukurikiye ko ubuzima bwakomeye. Uyu mwana w'umukobwa ufata umwanzuro wo gukomeza kukwizirikaho, wabuze impamvu? Ni urukundo gusa, nta kindi? Habaho urukundo, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko muri gahunda zose ngira ngo iyo uyobowe n'Imana, Imana ibasha kugukoresha n'ibyo utabasha kwikoresha. Iyi ni imbaraga y'Imana yamujemo, iramukoresha. Ntabwo hari ibindi bidasanzwe byari byabayeho mbere bishobora gutuma umuntu yizirika ku wundi. Ni urukundo. Ni urukundo yari amfitiye cyangwa nari mufitiye, akabona ko adakwiriye kunjugunya. Mwamaranye ibyumweru bingahe? Mwamaranye iminsi ingahe mu bitaro?
mu bitaro nahamaze amezi 2 n'umunsi umwe. Urumva kuva icyo gihe twamaranye mu bitaro ntabwo yigeze njugunya cyangwa ntererane, twakomeje kuba turi kumwe ari undwaza. Urumva nta na kimwe nikoreraga, byose niwe wabimfashagamo. Cyane ko hari n'igihe cy'iminsi igera nko muri 4 namaze ndi muri koma. Urumva yandwanyeho mu buryo bwose, nanjye hari n'igihe ntazi ibyo yankoreye, nikanguye nsanga turi kumwe. Hanyuma we afite famille? Afite umuryango, afite papa na mama. Nta kibazo famille yabigizeho? Buriya biragoye kuba umuntu mukuru yafata umwanzuro umubyeyi akawumukuramo kandi ari umwanzuro mwiza. Nabo ntabwo bigeze banyereka ko bigeze babigiraho ikibazo, ariko nkeka ko niyo bari kugira ikibazo umuntu yafashe umwanzuro we byari kuba bigoye. Ariko nta kibazo bigeze banyereka babigizemo. Ubona ari abantu b'amahoro batuje, nta kibazo. Aha, uratashye rero? Yego. Mwese mubana? Ni ukuvuga ngo byabaye ibintu bikomeye, kuko nanjye ubwo najyaga mvugana nawe turi kwa muganga, ikintu nakoraga cya mbere ni ukumubaza niba akinkunda. Nkamubaza se tuzabana, akambwira ko uko byenda kose naba muzima nashiramo umwuka azanyura, naba ndi umuramba azanyura, naba ndi muzima azanyura, tukabana. Ntabwo byari byoroshye, ibyo yambwiraga n'ubundi yarabinyeretse, kuko twaratashye mu myanzuro yo kubona nta bundi buryo dushobora kuba twabanamo cyangwa nanjye nabamo. Avuga ati nta wagufasha nk'uko n'ubundi nakomeje kugufasha, tugomba kubana, nkakomeza nkagufasha mu buryo Imana izashaka, tuzabana kandi tuzabaho. Uyu munsi rero ntekereza ko muri kumwe none? Yego, ubu turi kumwe. Aha, projet cyangwa umushinga wo gukora ubukwe waje guhagarara? Urumva hariho gahunda yo gukora ubukwe. Kwa muganga byasabye imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe kuvayo. Ibyo twatekerezaga birengaho ndetse n'uko twabitekerezaga, bigoye cyane kuba twapuraninga umushinga wo kuba twakora ubukwe. Tuba tubihagaritse, tubana mu buryo navuga nkaho budashimishije cyangwa buboneye, ariko turabana. Wenda mu bihe bizaza nibigenda neza, Imana ikomeje kudufasha, cyangwa hari nk'uburyo bicishijemo dushobora kuzabukora, ariko ntabura aba kugeza iki gihe. Reka tuze kugira amahirwe n'umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu wawe, nawe tuzumva icyo abivugaho, ariko ni ibintu bikomeye. Umuryango wawe byakiriye gute kubona umukazana umeze gute? Urumva ntabwo byoroshye, kuko iyo mpanuka yabaye n'ubundi mu gihe gitoya. Impamvu byari bigoye cyane, nari mfite murumuna wanjye ni umumotari, yari ahitwa i Gahanga, niho yakoreraga muri Kicukiro. Ahura n'ikibazo mu gihe cy'iminsi nk'itatu, nanjye ndi kwa muganga ngeze i Kanombe, nawe akubitana n'impanuka, imodoka iramugonga ku rwego rukomeye, ku buryo bamubazi bamukuramo inyama y'urwagashya barayijugunya, n'akoko nako karacika bimera nk'aho ari nkanjye. Ubwo umukecuru wanjye nawe ajya kurwaza uwo nguwo. Papa wanjye nawe ubwo muri ibyo bihe yari afunze, no baracyafunze. Mukecuru wanjye ubwo ahita ajya kurwaza uwo mukobwa, nawe aza kundwaza. Byari ibintu bitoroshye rero kuba uwo mukobwa yansiga ari kubona n'ubundi nsa naho nta muntu wandwaza. Ariko ibigoye cyane, uwo mubyeyi wanjye ntabwo yari kubona ko icyo kintu kibayeho ngo aze kuba yatesha agaciro umuntu ukoze ikintu nk'icyo. Ntabwo ajya abona imbaraga zo kumushimira n'uburyo yamushimiramo, ariko nzi neza ko ku mutima habaho amashimwe atabona uko asohora. Uwo murumuna wameze ati uwo wakoze? Murumuna wanjye yagize icyo kibazo, ariko Imana yakomeje kumuba hafi. Urumva yarangiritse n'inyama bayikuramo, ariko abaganga bamusobanuye ko bashobora kujya bamutera inshinge zibasha kuba zagira icyo zisimbura cy'iyo nyama bakuyemo. Buri gihe ajya kwiteza inshinge, birumvikana, ariko akaboko kabaye ikibazo nako, ariko aragakoresha utuntu tworoheje. Ubu yarorohewe. Ari mu rugo? Ari mu rugo nawe. Abana n'ababyeyi? Ubu bari ku babyeyi. Niko iki kibazo cyahuriranye na famiye, nta mpamvu n'imwe yatumye biba? Ntabwo njya mbitindaho cyane, kuko ntabwo nzi icyabiteye n'uko byagenze. Gusa iyo nk'abakristo dutekereje ikintu kitubayeho, duhita twibuka ko turi abakristo, ntidutekereze nk'abapagani. Turatekereza tugasanga hari n'ingero nyinshi ziri muri Bibiliya z'abantu bagiye bahura n'ibibazo biruta ibyo twe duhuye nabyo. Nkatekereza ko hari igihe Satani asaba nk'umuntu, cyangwa akaba ari nk'ibigeragezo Imana igira ngo irebe ko abantu babyitwaramo.
nkabitekereza muri ubwo buryo singe kure, kuko no guhungabana n'iki bituma ntatekereza byinshi, ariko iyo ngeze aho ngaho mpita nshima Imana ko nahavuye amahoro, ibindi nkabiharira Imana. ubuzima mubayeho uyu munsi ugikora, umukobwa se warakora, umugore warakora? Umukobwa nta kazi afite, ni nabwo yari akirangiza kwiga, afite n'amanota meza yabasha kuba yajya kwiga, yari afite buruse, ariko byose yarabihagaritse kugira ngo anyiteho kandi mu buryo bugoye. Urumva kurya ni ikibazo, kwambara ni ikibazo, byose ni ibibazo, ariko mu buzima bugoye gutyo ntabwo mbona yinuba. Hari ubwo ujya kubona ukabona umuntu arakubwira ati ngwino mubwire wahagera, ukabona guhaye igihumbi akakubwira ati genda urebe ko waguramo n'isukari. Nubwo buryo tubayeho, ariko Imana ntekereza ko ifite impamvu. Papa wawe kumviza inkuru ari muri gereza yabyakiriye? Ntabwo byoroshye, ari nubwo njya ntinya kumuvugisha kuko mba numva hari igihe yabura icyo ambwira, ariko twigeze tuvugana inshuro nkeya kuko ntibiba byoroshye kugira ngo nawe mubashe kuvugana. Ariko igihe twaganiriye yambwiye ko nkwiriye kumushimira uwo mukobwa cyane, igihe azatahira ashobora kuba yagira ukuntu nawe abimwereka ibyishimo yagize. Amazemo igihe kinini muri gereza? Amazemo igihe kitari gitoya kuko ubu ngubu ndumva yujuje imyaka igera muri 2, ariko akatiwe imyaka 3. Urumva asigaje igihe kiri mu mwaka. Asigaje umwaka umwe agataha? Yego. Mu buzima busanzwe usibye kuba wari umukozi ukora ibyo bintu, hari indi mpano wari ufitemo? Nk'uko navuze, nk'abakristo njye ndi umukristo, mbasha kuba nemera Imana, no mu byikora byose nkumva nayishimira mu buryo bwinshi. Muri ibyo byose rero nabigizemo impano y'ubuhanzi, nicyo nkunda gukora cyane cyane, n'ubu ngubu mbasha kubikora nubwo nta buryo n'ubushobozi, ariko mbikoresha umunwa wanjye nkahimbaza Imana mu ndirimbo. Nicyo kintu kindi nkora usibye kuba narakoraga ibyo ngibyo. Ufite indirimbo? Mfite indirimbo, ariko ibyo byose byabayeho binca nko mu ntege z'ibyo natekerezaga. Numvaga nakora amavideyo, ariko nari mfite ama audio atari yakajya mu buryo bwa video, ariko indirimbo zo zirahari. Ni gospel? Yego, ni gospel. Urusengero rwawe nta kibazo rwakugizeho kuba warahise ubana n'uwo mukobwa? Ntabwo biba byoroshye, ariko hari ibintu nawe ushobora kureba ukabona nawe ari wowe, niyo waba ari wowe uhuye nabyo ukabona nta kindi wabikora, ukabona ari bwo buryo bundi bwarushoboka naho ngaho ubwo wavuga ko ari Imana yabikoze, kuba uwo mukobwa yarabashije kuba yagira izo mbaraga, ukabona kugira ngo ugireho ikibazo ahubwo waba ucumuye. Nta kibazo cyabayeho hagati yabo. Yego. Abo bagutaye inyuma y'urusengero? Oya, ntabwo bantaye inyuma y'urusengero, n'ubumbana nabo cyane, nabo bamba hafi, baramfasha mu buryo bwose, mu mbaraga bazishoboka. Tugana ku musozo Samu, message ufite watanga, na mbere yo gutanga nimero zawe za telefone? Message nshobora gutanga ndayitanga rimwe ku muntu uwo ari we wese, ndahera ku uwo ari we wese, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umusore, yaba umukobwa. Umuntu wese uko abyutse agomba kujya ashima Imana kandi akamenya ko ari itumye abayeho n'imubeshejeho. Ntabwo tubaho kubwo kuba dufite imbaraga cyangwa dukora byiza. Hari benshi beza cyane nk'Ikanombe aho ngaho nabaye ayo mezi agera muri 3 cyangwa 2 arenga, nahaboneye byinshi ko hari abantu benshi bafite uburyo, bafite byinshi kandi bakunda Imana, ariko nkabona bavuyemo umwuka nge nkasigara. Bivuze ngo ntacyo umuntu ari cyo imbere y'Imana, ku bushake bwayo ibintu byose birashoboka. Niyo mpamvu mvuga nti umuntu akwiriye kuba yahora yiyeza, nkuko nabyutse mu gitondo nkabona n'ikibazo nk'icyo byarashoboka ko nava mu mubiri, ariko buri wese akwiriye kujya yabyuka mu gitondo yiyambaza Imana, avuga ati uko biri kose nubwo ngiye undinde kandi unkize ibyaha byanjye, kugira ngo naho nagira icyomba nzabashe gukanguka nkangukira ubugingo buhoraho. Noneho nkavuga ko buri wese akwiriye kuba yazirikana ikintu nk'icyo, ariko nanone no kuzirikana bagenzi bacu, kugira ngo nanone imigisha Imana itanga ku bantu bagira neza nabo iyibagezeho. Abakobwa rero nabo nkabasabira kugira ngo babashe kujya bihanganira ibibazo. Nimba nk'uko nguko wenda umukobwa twakundanaga nawe ngize ikibazo nk'uko nguko, ntibihite bituma ava mu byizerwa cyangwa muri gahunda bari bafitanye, kuko Imana niyo igena. Hari ubwo ajya ambwira tuganira akambwira ati byarashobokaga ko nari gushaka n'undi mugabo bigakunda rwose kuko nari muzima kandi nari umukobwa mwiza, ariko natekereje kenshi ko nshobora no gushaka n'undi nawe agahura n'impanuka cyangwa agahita anapfa cyangwa agahura n'ikindi kibazo gishobora kuba cyaba kirenze iki ngiki.
bimutera kwihanganira kuko yabonye byinshi arakomera, n'abandi nkabakomeza muri ubwo buryo bajye bihanganira ibibaye, kuko usibye nanjye byabayeho nawe byari kumubaho. Ndabakomeje rero abantu bahura n'ibibazo ntibagacika intege, ahubwo bajye biyambaza Imana ibaha imbaraga. Nimero za telefone ni 078 200 404 078 200 404. Noneho indirimbo zanjye abantu babasha kuba bazikenera, ngira channel ya YouTube, abantu bazisangaho ushyizemo amazina yanjye Ihimbazwe Samuel. Yego, niho wakora izo ndirimbo abantu bashaka kuba bakurikirana ubutumwa buzikubiyemo. Washaka kunsura mu rugo nk'uko nabisobanuye nkitangira, ni mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Ririma ahitwa Nyabagendwa. Abantu babasha kuba bahagira ni hafi yaho bari gukora ikibuga cy'indege. No kuri izo nimero wamvugisha nkahita nkurangira neza ukabasha kugeraho. Yego. Ntabwo nabura gushima. Ndashima cyane kuba ngeze ubu ngubu kuva impanuka iba kugeza na n'ubu, no kuba narabashije kuba nakishyura n'ibitaro byose n'abantu bamfashije. Reka nshimire buri wese wagize icyo akora kugira ngo mbashe kuba narokoka mu buzima nari ndimo. Yego, byose ni abantu bagiye bamfasha muri ubwo buryo, ari itorero, ari abagira neza bo hirya no hino, n'inshuti n'abavandimwe n'abagize impuhwe nk'uko n'ubu bakizingirira, n'abandi benshi ndabashimiye bakomeje kugira umutima wo kumfasha mu buzima nk'ubu. Imana ikomeze iduhane umugisha, kandi ni ukuri Imana izabikora nk'Imana yihesha icyubahiro.